bite inshuti zanjye, nizere ko mumeze neza nkuko mpora mbibifuriza. So nkuko nabibemereye muri video ibanjirije ko ndibubereke uko nkora ikivuguto. Aka ni ka kabido naberekaga kare, ngiye kubanza nyabize. Isafuriya yashishe cyane. Aha ngiye kuyareka abire. Kiriya ni icyayi ntetse kirimo menshi nkuko nabiberetse kare. So ubwo ndabereka amaze gushya, ndahita nyashyira mu mazi akonje hariya muri lavabo, nyareka hore. Nshobora kuza kuyashyiramo nijoro nko mu masaha 2 amaze guhora neza. Ndaza kubereka nkomeje video. Amata yacu arabize, ubu ngiye kuyajyana hano muri lavabo inyuma yanjye. Nashyizemo amazi akonje cyane, so niho ngiye kuyahoreza amasaha 2. Dore ngaha aho nyahoreje, ngiye kuyarekeramo. Ano mazi arimo hano arakonje cyane, nk'isaha n'igice niho ari buba hoze. Ndahita mbereka uko nyashyira mu kabido n'irya yogurt naberetse naguze muri superstore. Nyuma y'amasaha 2 n'igice ndarangije kuyahoza. Narahoze byahatari. Ubu ngiye gushyiramo yogurt ibiri mu gikombe gisa gutya, yanditseho vanille. Wayibona no muri za maxi, mu bantu bafite za maxi. Ndabanza ngashyiramo yogurt hano mu kabido hasi. Kugira ngo itameneka ku kajerekani hose, nkoresha umubirikira. Noneho ugahita uzunguza gutya kugira ngo yogurt ijye ahantu hose. Wabona idahagije wongeramo indi, ugashyiramo iyo ushaka. Inyinshi ushaka muri make, nicyo nashatse kuvuga.
rero tugiye gukuraho urukoko ku mata. Ndakoresha akayunguruzo gutya. Noneho nkuremo aka kabido hano, kiremo ijage. Noneho twongeye tuyaminine kandi. There we go. Twongeye tugaruke akabido mo hano kugira ngo utayamena kuri comptoir. There we go. Ubundi rero tuyapfundikire. Ndashyira hano hejuru ya frigo. Nzayanywa ejo nka saa 8 z'umugoroba. Ubu hano ni saa 7. Apana saa 7, saa 1:19 z'ijoro. So ubundi byakagombye kuba amasaha 12, ariko gendenze handi masaha make. So nguko uko nkora ikivuguto. Dore ka kabido kari kuzuye hano, ariko kubera nayatetse dore ngaya hageze. Iyo nshatse nongeraho indi yogurt hano hejuru, ariko kubera nakizemo nyinshi hasi irabihagije. So kandi merci ku bantu bose bakoze subscribe, ku bantu bari ama video yanjye bakayarangiza. No kuri merci. Ubwo tuzasubira muri video itaha. Yari Christine Nyirahabimana. Bye guys.